twongeye kuba ikaze mwese mukomeza gukurikira gahunda za Worldboy TV. Aka kanya tuvugana umugabo w'imyaka 42 wo mu murenge wa Kirimbi mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi akurikiranyeho icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside nyuma yo gusabwa kujya kurarana n'abandi irondo ku rwibutso rwa Kirimbi. Nyuma yo kumubwira ayo magambo akabasubiza avuga ngo ubundi ibingibi ni ibiki ndaririye, ababishe baje bakaharara. Aya ngaya ni amagambo yakomeje kuvuga. Uyu mugabo witwa Mukeshimana Paul akekwaho kuvuga ayo magambo ubwo yari ari kumwe n'abandi bararanye irondo, bakamusaba ko bajya kurara irondo ku rwibutso rwa Kirimbi rwa jenoside yakorewe abatutsi ahangaha mu karere ka Nyamasheke. Nirenganya François uhagarariye umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse jenoside mu karere ka Nyamasheke muri uyu murenge wa Kirimbi yavuze ko abari kumwe n'uyu mugabo bihutiye kumenyesha inzego z'umutekano nyuma yo kumva avuga aya magambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside. Ndabashimiye cyane. Iyo ngiyo ni inkuru yarigezweho. Reka twongere duhure mu nkuru zacu z'ubutaha.